Mana nziza rero tagushenta rwimbaze kuri umubyeyi w'imbabazi tugushyize hejuru y'izindi mana zose tugushyize hejuru y'abandi bami bose tugiye gukora ikiganiro dufashe tube celebrate ntabwo biba byoroshye kuba muri iyi si hari bisaba kuba mwasama handi bikagusaba kuba seriye kuri inshuro rero kuri X Motion rero kudusaba kuba seriye kandi byaratunaniye turakunyinze bana natwe n'ukuri hanyuma none turanyije turi seriye ntabwo tuba turi seriye mu bintu byose hari ibyo turaza kuvuga tutari seriye cyane komeza twihanganire tugusabye twizeye mu izina ryawe rikomeye cyane amen. Hello guys, twasuje mwere hose ana mukobwa wanyu Kuzuba Diana. Uyu munsi rero twahuriye kuri X Motion TV ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'abandi bantu bandi impande zombi banyikije bagiye gutangira batwibwira kugira ngo tuze kubana tuziranye kaduhere hano mu maso bwanjye. Nitwa Kazuri. Kazuri Yego. Kirenga. Tazarenga iwabo intore yanze kwigira intare. Nayo mazina yanjye. Yitwa Kazuri Kirenga utazarenga iwabo intare yanze kwigira intare. Intore yanze kwigira intare. Yitwa Kirenga Kazuri utazarenga iwabo intore yanze kwigira intare. Hanyuma n'undi Yitwa Fabiola. Uyu akaba yitwa Fabiola. Nsuje aba Fabiola bose tuziranye aho muri bose. Murabona rero bamaze kutwibwira uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byinshi kandi bitandukanye ariko mu mwanya muto yo kugira ngo n'abandi bari kutureba baze kubona uko ajya mu mwanya wabyo tutabatindiye. Mu busanzwe Kirenga akora iki? Akazi? Nakazi Kariyeri yawe ni kariyeri yanjye. Naho ndayimenya neza. Nta muntu wamushakira kariyeri. Ndi nyerera mu mufuka. Mu gihe ari kwishaka hanyuma wowe kariyeri yawe ni Iyo nakazi ngira ndi umushomeri. uba ari kutese? Bayeho neza. Abashomeri namwe mubayeho neza. Okay. Tujye tukanyije kuba seriye nubwo nyine mbona turi kugiramo. Okay. Najyana mbabaza ikindi kibazo. Sibyo? Mwansubiza vuba mwese mwihuta. Siko bimeze. Yego. Guys, ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose. Tugiye kuraka abantu bari basanzwe bakurikirana ibintu byacu. Naho batabikurikirana mwite mujya muri comment bambwiye ngo mujye mu bigoriya. Mpagaze imbere y'abantu 30. Inyuma yanjye hari abantu 30. Twese turi abantu bangahe? Hagaze inyuma y'abantu 30. Hagaze? Mpagaze imbere y'abantu 30. Inyuma yanjye hari abantu 30. Ubwo twese turi abantu bangahe? 30. Cyo turi abantu bangahe? Twese 30. Imbere hari 30. N'inyuma ka 30 nawe ukaburimo. 61. Sari 30 se? Oya ni 30. None bivuze 31 urumva bamugaye iki? Ngo nago yise. Abantu batize niko bamera. Okay. Jire uze kujya muri comment anabizi baza kukubwira muri comment turi abantu 31. Ba ninge utarize ndasaza. Okay. Ikindi indege iva mu Rwanda ijya muri Kenya ihagenda iminota 80. Turi kujyana ariko iva muri Kenya iza mu Rwanda ikagenda isaha n'iminota 20 biba byagenze ute? Byose ni kimwe. Iminota ntabwo ingana ubwo se? Ubu haba habaye abahoroshye habaye hatoya nyine. Ni hehe uba horoshye? Kuza mu Rwanda biba byoroshye buriya. Ari kuva mu Rwanda ujya muri Kenya no kuva muri Kenya uza mu Rwanda. Hafi ni. Hari iminota myinshi ni hehe? Urumva kujyayo ari byo no kuzamuka se burasa kuzamuka muri Kenya. No kuzamuka ubwo kugenda kwikosha umwanya wawe. Cameraman none gabyo. Na hari abayumiwe ababona ibintu nanga bikomeje kugora. Ibizamuka bikayigora ariko mu Rwanda timano. Nzi ko mu Rwanda hari imisozi miremire bitoroshye. Oya. Mu Rwanda bari kumanuka imisozi baramanuka imisozi. Hanyuma Kenya ibundi birazamuka Kenya. Siri muri noza se. Kenya muri Tanzania hari. Kenya rero. Kenya ariko umuntu abarenze muri Tanzania. Waze kurenga iwanyu. Warutse cyane uraharenga ahubwo. Oya, yo mana arahenze mba amazi neza. Umunani gupfa kugereranya.
wari hafi kugerayo komeza ugendera hafi kugera muri Kenya sawa okay tugura ukuntu bingana rero impamvu bingana iminota 80 n'isaha n'iminota 20 ni ibintu bimwe isaha igirwa n'iminota ingana 60 dushyiraho 20 si 80 siko ari byo none se saba hatoya oya ni like imibare mbese imibare mibi niba wandenganya imbirire se ngaho rira ku bwawe okay umuntu yaravuze ngo urumva iyo ejo hashize abare ejo hazaza tuba turi ku cyumweru bivuze turi kwa kangahe ejo hashize subiramo ikibazo icyo rwose cyo kirasaza subiramo icyo kibazo iyaba ejo hashize ari ejo hazaza tuba turi ku cyumweru yabivuze turi kwa kangahe kuwa mbere ejo hashize yaba ari ku cyo shabase no kubyuma nani kindumva iyaba ejo hashize ari ejo hazaza ariko ejo hazaza yabivuze tuba turi ku cyumweru yego yabivuze turi kwa kangahe umuntu yarabajije ngo iyaba ejo hashize ariho ejo hazaza yabese kuwa mbere yaba ejo hashize ariho hazaza tuba turi ku cyumweru yabivuze turi kwa kangahe yaba ejo hashize ariho hazaza abivuga ari ku cyumweru yabivuze ari kuwa gatanu oya iyo abe ejo hashize iyo aba ariho hari kuzaza ariho ejo hashize iyo aba ariho hari kuzaba ejo tuba turi ku cyumweru yabivuze turi kwa kangahe gatandatu kandi nyine aribwo twari turi ku cyumweru gute se kandi yavuze ngo ejo hashize iyo hazaza ejo hazaza turi ku cyumweru iyo turi ku cyumweru nuko ejo hashize urumva ho hari kuba kwa gatandatu hakongera akaba kuwa mbere umunsi tukaba turi ku cyumweru ikibazo nta muntu wagisubiza mbabarire ndashaka ikintu kigani ikinyarwanda gikomeje kuba ikibazo ikinyarwanda rwose kiragoranye okay katubi ikindi kibazo nindasinye bibira muri mwebwe wasinye bibiri twarazisomye mwazisomye none se kire ugiye gututuza wirukanwe ariko mbaze muri yo je no mbaze muri bibiri ndabaze muri bibiri kandi nahakanye ko ntayisomye ntayibasomye baranyisomeye kwa padiri ariko ni padiri somo ntabwo mbizi kugeza ko ikibazo baza kubikira umutubiza wirukanka turebane mu maso yego Karema utubarire ntarenze n'isegonda na rimwe yego amategeko 10 y'Imana nangaye 10 okay inkoko yabitse urumva kurya munsi y'isi ya kana Petero inkoko yo kwanda yari y'abaturage inkoko y'abaturage bikomeje kugwana nyuma y'isazo arazo yarapfuye Azoro nyine kora bamuzo yari yapfuye abana be sinzi pe ariko nawe kubura tubize kuma niyo mpamvu nawe ari hapfuye abana be yari yapfuye Lazaro birakaza kirengero arakabije akomeje ibintu reka ngumve kandi nawe kugarukeho wambuje ko kubaza ibibazo byo muri bibiri ngiye kubaza ibibazo byo mu buzima busanzwe sibyo cyose kindi cyanjye cyagira kiti akatebe ikibazo gusa n'igihe gukomeramo yes umwana wa Papa Manzi Papa Manzi urumva niwe mwana wenyine wa Papa Yemi Manzi na Yemi bapaniki subiramo ikibazo Papa Manzi niwe mwana wenyine wa Papa Yemi Manzi na Yemi bapaniki Emeri sekuru wa Ganda bari ganzani bari Papa Manzi yego niwe mwana wenyine wa Papa Yemi Manzi na Yemi bapaniki nababyara ndatekereza nacyumbiye ahubwo umwana nose ko nawundi mwana bari bafite nta kintu bapana n'undi mwana bari bafite Papa Manzi guys nurakomeye Papa Manzi niwe mwana wenyine wa Papa Yemi Manzi na Yemi bapaniki Papa Manzi niwe mwana wande sana wamenye wari we kabisa nandana gukubye ahubwo batugana umwana tukamubaza wenda ntacyo yego Papa Manzi niwe mwana wenyine wa Papa Yemi Manzi na Yemi bapaniki ntabwo ibyo sano ndetse ntabwo kumva ko nibura Papa Manzi rero witwa Yemi
nyine sikusije navuze se nta kintu bapfana ni papa we nta kintu bapfana nyine ni papa we saza none nawe akishe nawe ari ako ni papa we gutese umwana ni mukuru we mukuru wande kono abari ku ruhande bona none mana mwana none wasaze kuturusha papa Manzi niwe mwana wenyine wa papa Eme yego Eme na Manzi bapfana iki Eme ni papa wa Manzi nibyo yes kuko papa Manzi niwe witwa Eme kandi papa Manzi nitwa papa Eme okay hanyuma niwe gisubizo cyanyu kigukopeje njya gisubije ako wangopeje yaba ari cameraman ase wese kuvuga ngo ntaga byuko ukabona kwisubiraho ukajya gusesengura no gusesenga okay ikindi kibazo umuntu agishobora cameraman ije 500 biragoye kuri phone okay tama 500 kamengo ya nimero zanjye kuko ndagishobora ntabwo mwize niba byose watsinzwe noneho tubayago nibiko nani uterera kamera ujyanye tubaza na yapangiye sawa bona yapangiye wowe okay cyose cyane kiragira kiti hagati mu mupaka w'u Rwanda na Uganda harimo igi ry'inkoko hagati mu mupaka w'u Rwanda na Uganda harimo igi ry'inkoko ariko ibyo ginubwa ry'inkoko ni na zahabu iyo igi ririmo zahabu ntabwo ari igihugu ahubwo harimo zahabu okay ni igi rya zahabu mbone zahabu kandi perezida w'u Rwanda akora igishoboka cyose kugira ngo azagere kuri ryajye natwe turi abanyarwanda tubyibuke yego na perezida wa Uganda akora igishoboka cyose kugira ngo azagere kuri ryajye yego mwebwe mukora igishoboka cyose ngo bigende bite muraharanira iki ko muri abanyarwanda perezida akaba ari umunyarwanda hari n'undi wa Uganda ubihanganiye mwebwe muraharanira iki kuri iyo zahabu kugeza kuri iryo gi umugezi wa ufite imodoka umutwara ahubwo twe ikintu duharanira barimena tukarigabana kare maze sibyo barimena ese nimba ku mupaka perezida w'u Rwanda asubiza ibibazo byose akarwana intambara kanama ndakwita ndagukuramo yo konse akarwana intambara zose kugira ngo agere kuri ryajye mwebwe nk'abanyarwanda muri guharanira iki senifase nyahombera keretse ugira nk'igihumbi nabavuze make keretse ugira nk'igihumbi nageze igihumbi igihumbi nta kiretse ari 2 nese kandi ko nta kintu yamarira nageze 3 tazamuka ako nyembuze 2 okay nkunda gwa 2 mbwiye urahana iki nk'umunyarwanda ndiye ikintu maranira ya perezida wacu ari tuzanye wenda zaduha none zibumbivuge gute Mwebwe muri Rwanda amafaranga n'abemereye mwo kabyara mwe. Twasubije nyine uko tubyumva. Ako tubwira ngo mwabyishe unavuga ngo mwarivuga ngo twe turi gusubiza ibi bibazo kugira ngo tugere ku mafaranga. Kuko abandi bari guhanira igitwe turi guhanira amafaranga. Ese mama. Kandi twese tujya mu buzima busanzwe tukareba ibyo. Iyo bakwaje ntagize ngo wabuhinduye ikibazo. Ngo uhinduye ingena ko kujya mu buzima busanzwe. Impamvu uhinduye ikibazo nk'icyo kibazo bakikubajije mu ishuri. Icyo kintu wagisubiza cyane. Mu buye buryo. Ne wowe ushaka wiga kugira ngo uzatsinde. Uzamenye ubwenge. President naba ari gukora bishoka byose kugira ngo yegere kuri ryajye. Nawe impamvu ugiye kunsuza impamvu yo gushyushya ubwonko kugira ngo wabe amafaranga nta kindi wowe ukeneye. Iryo gini rya president ni rya president ntabwo ari ryajye. Ikibazo kiracanze. Amafaranga n'undi cameraman akomeje agenda abakapeza agira gutya na cameraman yavugaga gute yagendaga agira cyo abeka amafaranga ngera uravuga ngo ni kwa gatanu none ni kubwira byo kwa gatanu wenda nengeze ngo yimwe tuzakora kwa gatanu ariko ntabwo uzi gutanga ibimenyetso neza nawe ubwo turatsinze ubutaza bakapeza neza abiri n'itanu uhiguremo n'akarindazi niwe neza ubwo tubihomberemo ko mahembere iki yiguremo n'akarindazi mwagerageje iki mbahembere iki ni kuri twagerageje no se yakumana abantu bikiye baranutse kuduhemba byihorera 2 koko kubyakuna okay guys mabone ibintu bakomeje hano kwa Kirenga ngo wanze kurenga iwanyu yego sinzana harenga hanyuma ni nkuba yanze guhinduka intore yande kwigira intare inkombe kuye okay ari washaje nagenda aya nyinde muzima ari washoje nashonje ahubwo okay guys mwabonye rero mwakoze kwana natwe
nize ko aho muri hose mwebwe mutubonye mugiye kuduha udutima n'uturayike kuri iki kiganiro mugashyira sub kuri channel yacu hanyuma aba bantu twari kumwe nubwo mwanya byaye bimeze kure ko n'abakunzi bacu ni n'abantu bacu bye bye ubwo ndi nyuma ya kamera ntabwo nabaza comment yanjye nkababaza